Safari nubahagarariye Safari washije kugaragara Basafari dufite kugira ngo noneho wumve ikiri gutuma bwana Safari George yamamara nuko wabanza ugasobanukirwa n'interuro yanditswe mu 1962 n'umunyakanada Safari nyubaha rwose genda umuntu wawe. Muraho ndabifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kubona ibyiza byose mwifuza. Nitwa Bernard Shimye Mukiza. Bisa naho ari ukuri koko ko kubaka izina atari imikino. Nubwo ashaje ariko ashaje hafi igihugu cyose kimenya izina Safari nyubaha. Ubu byaroroshye cyangwa se ni nk'ubufindo kubera imbuga nkoranyambaga, kubera ko zishobora gutuma uba icyamamare hirya no hino ku isi, ku buryo akantu gato ukoze gashobora kukugira icyamamare. Kandi ushobora gufata amashusho runaka na telefone yawe ngendanwa maze agasakara isi yose nta minota myinshi bifashe cyangwa se nta minota myinshi bitwaye. Ibi nibyo byabaye ubwitwa Safari wo mu karere ka Nyagatare yanigaga daso waruje kumukubita. None ubu Safari yabaye Safari. Dusubiye inyuma gato muri 2018 hari undi musaza wamamaye cyane kandi vuba, Sengiyumva François bamwe bitaga Sagihobe, wacurangaga umuduri mu masoko yo muri Gatsibo akishyurwa ibiceri by'inica nikize ashaka icyatunga umuryango we. Gusa nyuma yaje kwamamara nk'igisupusupu maze abumwe mu bahanzi bake banditse amateka mu muziki w'u Rwanda mu buryo benshi batakekaga. Sengiyumva François wamenyekanye cyane nk'igisupusupu kubera indirimbo ye Maria Jeanne yarakunzwe cyane mu buryo budasanzwe, maze abintero n'inyikirizo mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga abana n'abakuze bamuvuga ubutitsa. Hari n'izindi ngero z'abantu bagiye bamamara mu buryo budasanzwe kandi vuba. Ninde wakwibagirwa Mwiseneza Josiane wamamaye cyane kubera irushanwa rya Miss Rwanda rya 2019 ndetse rikaba ryaranamuhesheje ikamba ry'umukobwa wakunzwe cyane muri irushanwa Miss Popularity, maze izina rye riramenyekana rirasakara hirya no hino ku isi. Gusa mu nyemerere twigarukire kuri Safari nyubaha byabaye intero nyuma y'uko witwa Safari aniza umudaso wari ugiye kumukubita akenda guhera umwuka. Safari nyubaha izina ryatangiye kwamamara mu gihe gito nyuma y'amashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umuturage w'Inyagatare witwa Safari George aryamye hejuru y'ushinzwe umutekano daso yamunize, undi ari gutabaza avuga ko Safari amwishe. Bisa naho iyo daso adatabaza ngo atabarwe twari kuba turi kubana indi nkuru ijya gusa nk'iyi ariko y'akababaro. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga Safari yabaye Safari, ndetse hari n'abakoze imipira yanditseho ijambo Safari nyubaha, abandi bahanga indirimbo zitandukanye mu kugaragaza ko bari inyuma ya Safari wirwanyeho, ku buryo hari n'abagaragaje ko cyangwa se batanze ibitekerezo byabo bavuga ko kuri buri murenge hagakwiye kuboneka Safari, nyira Safari na muka Safari. Ariko byagenze bite kugira ngo umworozi witwa Safari arwane na daso kugeza ubwo dasanizwa kenda guhera umwuka? Ibi byabereye mu kagari ka Musenyi mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, ubwo gitifu na daso bari mu gikorwa cyo kugenzura abaturage baragira inka ku mihanda kuko bitemewe. Ni muri ubwo buryo rero baje kugera no kuri Safari wari uragiye. Mu kujya gufata Safari rero daso ni wo wirukanse ajya gufata uyu musaza. Akimugeraho Safari yamurushije imbaraga aramuniga bigera hatura hasi, daso akomeza kumuniga, maze daso atangira gutabaza avuga ko Safari amwishe. Mu gutabaza rero gitifu uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi w'agateganyo Mutware Herikire yaje yirukanka n'inkoni ye maze afata Safari wari uri hejuru ya daso atangira kumukuraho amusaba kumwubaha ati Safari nyubaha. Ni nko kuvuga ngo nyubaha ureke kurwana na daso. Gusa hari n'andi majwi yumvikanamo abandi bantu bavuga ngo nibahamagare ku murenge. Muri ayo mashusho yo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga harimo ushinzwe umutekano daso ari guciraho imyenda umusore, ndetse ku ruhande hari abandi bari kwirukanka harimo n'uwo bivugwa ko ari gitifu ari gutanga amategeko avuga ngo abandi babareke bajye gufata Safari. Gusa ku rundi ruhande hari abari gutanga ibitekerezo bifashishije imbuga nkoranyambaga kuri Safari. Abamushyigikiye bo bavuga ko atari gutega imisaya ngo bakubite, bityo ko bamushima kuko yirwanyeho kandi ngo n'abayobozi bakoze amakosa kubera ko batari bakwiye kurwana n'umuturage, ahubwo bari gukoresha itegeko kuko ubwari itegeko rikomeye cyane cyangwa se riremereye cyane. Gusa hari n'abandi bamunenze kuko yarwanyije abayobozi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi avuga kuri iki kibazo yasobanuye ko abayobozi bakagombye kuba hari uburyo bakemuramo ibibazo batagombye kujya mu mitsi n'abaturage, abasaba kudakoresha imbaraga z'umurengera mu gushyira mu bikorwa gahunda za leta. Gusa ku rundi ruhande mu gutebya, umunyamakuru Anita Pendo we yavuze ko avuye mu kibazo cya Safari na daso, naho umunyarwenya Clapton Kibonke we yavuze ko basigaye yitwa Safari, bivuze ko Safari yabaye Safari. Ariko ubundi ku rundi ruhande ni gute umuntu akora igikorwa gito cyane kitanashamaje ariko akamamara kabicyamamare?
igikorwa kitanaremereye ariko gisa naho kigira umuntu intwari. Reka Imana Marius adusobanurire byinshi. Ni gute umuntu ashobora kuba icyamamare kuri aka kageni atanakoze n'igikorwa gihambaye? Muri iki kinyejana cya interinete hamwe na Facebook, Twitter, YouTube, Instagram na mukuru wabyo Google, kwamamara ntibigisaba kujya ku rugamba ngo ufore imiheto wica abanzi maze ucanirwe uruti impotore n'imidendu byambikwa. None kwamamara ntibigisaba kuba uri umukinnyi w'umupira mu makipe nka Barcelona, Manchester, Paris Saint-Germain cyangwa izo APR na Real zaciye ibintu hano iwacu. Nta nubwo bigisaba kuba uri umukinnyi wa filime muri Hollywood, Bollywood cyangwa Nollywood. Ibyo byose internet iri kugenda bitera umugongo, yewe hari n'ibyenda kuba kera habayeho. Ubu internet iri kure mu buzima bushya ku buryo n'inzira zari zisanzwe zinyurwamo ngo umuntu abe icyamamare ziri kugenda zihinduka. Hambere aha byasabaga ibinyacu mu muntu akora ibikorwa by'ikirenga akitanga nabiri cyuya maze rubanda bose bakarata ibigwi bye, byanarimba akitwa intwari, yaba iyimanzi imwe n'ingenzi nubwo tutagiramo n'imwe. None biroroshye ko umukobwa sitari no maze abanyamakuru bakamufotorana amarangamutima, nuko ibyo gusitara bikamuviramo ubwamamare bumwinjiza no muri presidence akaganira n'abatware. Aho atambutse rubanda bagahurura ubwamamare akabusumbya karingana nanga amadumbu. Kugira ngo noneho wumve ikiri gutuma Basafari George yamamara, nuko wabanza ugasobanukirwa n'interuro yanditswe mu 1962 n'umunyakanada Marshall McLuhan mu gitabo yise The Gutenberg Galaxy. Iyo nteruro igira iti: isi yabaye umudugudu, isi yabaye umudugudu. Tekereza niba mu 1962 McLuhan yaratekerezaga kanabona ku isi yabaye umudugudu biturutse ku binyamakuru bidatandukanye n'imvaho nshya cyangwa izuba rirashe. Uhite wumva ko isi yabaye umudugudu mu 1998 Google ivutse. Wiyumvisha uko isi yabaye umudugudu mu 2004 Facebook ivutse. Mu 2005, mu 2009 no mu 2010 YouTube, WhatsApp na Instagram zikavuka. Birumvikana ko isi itakiri umudugudu ahubwo yabaye urugo. Kuba rero isi yarabaye urugo wabyemera umenye icyo telefoni ya Daniela Frazier yakoze ifata amashusho i Minnesota ho mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Derek Chauvin ari ku gakanu ka George Floyd, maze mu gihe gito mu burengerazuba bw'igihugu i California no mu majyepfo i Texas imyigaragambyo igahita itangira. Abavuga igishinwa, icyongereza, igifaransa, ikinyarwanda n'igiswahili bose bagahita bumirwa buri wese mu rurimi rwe nkaho bari bahagaze igikorwa cyabereye. Yewe bose bagaterera rimwe hejuru bati twamaganye urupfu rwa George Floyd. Injyana nk'iyo niyo byanyuzemo maze smartphone imwe yo mu karere ka Nyagatare ifata amashusho Safari George nawe ari kuniga umudaso byo kumuniga bitari bya bindi byo gukirana bya kiboyi cyangwa kurwana bya kinyamwuga hariho amategeko n'amabwiriza akurikizwa, ahubwo kunigwa bya nyabyo byumvikaniye mu wabikorerwaga. Ibi rero byari ikinyuranyo cy'ibyabereye i Minneapolis ho muri Minnesota, kuko noneho ushinzwe umutekano ntiyari ari hejuru y'ukekwaho icyaha, ahubwo uwakekwagaho icyaha niwe wari uri hejuru y'ushinzwe umutekano. Muri make rero twemeranyije ko kumenyekana no kwamamara kwa Safari bidashingiye ku bikorwa bihambaye yakoze, ahubwo bishingiye ku ikoranabuhanga ry'itumanaho, aho isi yabaye igisumbye umudugudu binyuze mu mbuga nkoranyambaga zihuza isi ku buryo igikizweho kiba kimurikiwe abatuye isi yose. Kuba rero igishyizwe kuri izo mbuga giteye amatsiko, gitangaje, gisekeje cyane cyangwa gikurura andi marangamutima atuma gihita kimera nk'umupira w'amaguru mu kibuga, aho buri wese awufata awuha mugenzi we, undi yoherereza undi akawuha undi, gutyo kugeza abari mu kibuga bose ubagezeho kandi waturutse ku muntu umwe. Ahubwo noneho ikibazo gikomeye cyo kwibaza ni impamvu Safari akundwa akanashyigikirwa na benshi kandi mu buryo bw'imyumvire atarerekanaga urukundo cyangwa ngo asakaze amahoro kuwo yari yatsikamiye. Ubundi rero ikiremwe muntu kigira amarangamutima yo kwishimira kubona umunyembaraga atsindwa. Twese tuzi ukuntu inkuru ya Dawidi na Goliyati yaryoheye benshi bayumvishe maze bagashimishwa n'uko umwana yakubise umunyembaraga. Tekereza iyo Goliyati aba yaratsinze Dawidi, biranashoboka ko n'abanditse Bibiliya batari kwirirwa bagaruka ku nkuru nk'iyo. Ibi kandi wabirebera mu byabereye muri filime yanditswe na Alex Pina akayita La Casa de Papel, abandi bakayimenya nka Money Heist, aho abajura batera bakanasahura banke ndetse na nyuma yo kwicucura bakazimira ubudafatwa. Igitangaje kandi cyanatiye abashakashatsi kwibaza ni kuki abantu benshi bashimishijwe no kubona abajura basahura banke bakanishimira kubona inkuru irangira bazimiye burundu. Igisubizo kikaba cyakindi cy'uko umuntu arimwe mu marangamutima yo kwishimira ko umunyembaraga yatsindwa. Mu nkuru nk'iriya rero yo kubona umuturage ari hejuru y'ushinzwe umutekano bifatwa nka Dawidi na Goliyati. Ubwo abagira amarangamutima bagafana Dawidi udafite imbaraga, noneho yatsinda bikaba igitangaza. Andi marangamutima akurura muntu.
ubwo abaye igitangaza bikagendana no kuba ikimenywa na bose. Ikindi cyatumye Safari akundwa na benshi ni uko abantu n'ubundi badakunda amategeko no kuyakurikiza. Niko kuri rwose. Uburyo nama burakindi kuko ikiremwa muntu cyose gikunda ubwigenge bwacyo. Ibi rero bituma henshi ku isi banga abashinzwe kurinda ayo mategeko, bityo kubona wabashije kubahangara agahita afatwa nk'uw'intwari n'uwibohoye ayo mategeko, maze mu buryo bw'imitekerereze agakundwa na benshi. Abanyuze mu ishuri bazi neza urwanga abashinzwe discipline bangwa. Urwo ni urugero. Kuva kuri Nsengiyumva François aka Gisupusupu wamamajwe na video yicurangira igikoresho gakondo, ugatambuka kuri Miss Mwiseneza Josiane wa Sitayino, nuko agafatwa amafoto mu marangamutima atangaje nawe bikamwamamaza by'ikirenga. Nuko kuburukira kuri Nsanzimana Emmanuel wamenywe nka Babji ku mvugo nka ibaze nawe, ibaze byabuze. Uyu nawe yafashwe amashusho yivugira amagambo nk'aya asekeje, bimuviramo kumenywa hafi na bose mu gihugu. Gutambuka ku bandi benshi amashusho yagiye ahindurira ubuzima, tugasoreza kugezweho none Safari George wafashwe amashusho ariko ni gadaso. Abo bose bahinduriye ubuzima n'akavideo katari kanini ariko kabazaniye ibyishimo bihambaye mu mibereho yabo. Gusa hane wahamya ko uyu Safari George ibye bishobora kuzarangira neza, dore ko mu gitabo kigena ibihano n'ibyaha mu Rwanda ingingo ya 234 ivuga ko umuntu wese usagarura umukozi wa leta harimo n'abashinzwe umutekano abakoze icyaha, ubwo byamuhama agakatirwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5, ikaba hagati y'5 n'7 igiye gukubita byateye ibikomere, naho byakorwa bigamije kwica igihano cya burundu kikaba cyatangwa. Bityo rero mu bitinye muna byahamaganira kure. Gusa ariko abayobozi n'abashinzwe umutekano nabo bagatinya guhohotera no kurenganya rubanda inzira zose byanyuramo. Ibyo twabigeraho tukabona amahoro n'ibyishimo byakubaka igihugu bikambuka Afurika yose, bikahava bizenguruka isi yose. Ubwo ikibi kigatsindwa, intambara, urwangano no kwishishanya bikaba umugani, nubwo bigoranye dore ko niyo mu ijuru Rurema na Rusufero batanya mu mitwe. Iki kiganiro nkikiza akadomo. Ukurikirana ibiganiro nk'ibi kuri Mwarimu Show. Jye nitwa Impano Marius. Ndashimira Nshimiyimana Bernard twabanye muri iki kiganiro gito. Namwe ni mu byishimira mu bitwereke maze tubarundeho byinshi nk'ibi. Gumana na Mwarimu Show.